buriya mujya mwumva abantu b'abaporoso b'abaprotestani, nakubundi abaporoso nabo ni ijambo riri negative, b'abaprotestani bakunda gusuzugura Mariya, kavuga ngo Mariya yari envelope, ngo iyi envelope ije itwaye urwandiko, ngo iyo umaze kurukuramo envelope ngo ushyira muri puberi. Ntabwo ntimuzigere na rimwe sinzakumve wigisha ko Mariya yari envelope. Mariya ntabwo yari envelope. Mbere yuko aba envelope Imana yaramutoranije. Imana idutegeka kumwubaha nubwo itadutegeka kumwiyambaza ngo tumusenge, ariko ibyo sinshaka kugirana impaka n'abakatolike. Abantu bafite uburenganzira, inzira uzanyuramo yose Imana izkwakira. Hari abantu yigeze kubona bajya impaka ariko ngo abakatolika ngo bavuga amashapure ngo ntabwo Imana ishobora kumva. Ndavuga ni ibyo muribeshya cyane. Mu rukundo rwayo Imana uko urugendeyemo niko igufatiramo, uko wigishijwe niko igufata. Sinenda kubidefanda cyangwa mbigire inyigisho, ariko ntimukifate ngo mujye gusuzugura iby'abandi. Jya wigisha ibyo Yesu yagutumye, wisuzugura iby'abandi. Rero ibyo ndimo kuvuga ntabwo ari gusuzugura iby'abakatolika bavuga, ahubwo icyo nenda kubabwira, Mariya abantu ntemeranya nabo nabavuga ko Mariya ngo yari envelope, ngo ibaruwa yari Yesu. Nkabwira no, na mbere yuko asama inda marayika yamuvuze neza. Aratubwira ngo marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya asuhuza Mariya. Umurongo wa 28 yaramubwiye ngo ni amahoro uhiriwe. Hanyuma hepfo aramubwira ngo witinya Mariya, umurongo wa 30, kuko uhiriwe ku Mana. Iyo uyu Gaburiyeli iyo amanutse mu ijuru azana izina ry'umuntu n'ikivugo cye. Yaraje abwira asuhuza Mariya ati Mariya urahuhiriwe. Nawe ati jewe mpiriwe, nta nunzi hano karitsiye iwacu n'umuhanda waho nta kaburimbi bamo ngo nduhiriwe. Kuko urumva erega Mariya ntabwo yaratuye Yerusalemu. Erega Mariya nta sekuru yari afite uzwi. Erega Mariya yari umukobwa usanzwe, ngira ngo icyo gihe nta n'amashuri yabagaho, niyo yari kuba ariho abagore ntibigaga. Yari umukobwa ujya kuvoma agatekera iwabo agakubura inzu. Ariko Imana iramureba avuga ngo narebye muri Isirayeli ndeba no mu bihugu bindi hirya mbonamo umukobwa. Haleluya. Mbonamo umukobwa uhiriwe, mbonamo umukobwa utameze nk'abandi. Ye kuvuga arabanza akipresenta kuvuga ngo ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Uwiteka, envoyé spécial, intumwa yihariye y'Imana. Bivuga ngo ibyo avuga bivuye mu ijuru. Aramubwira ati mu ijuru witwuhiriwe. Nuko iteka ryose nimubona Gaburiyeli agiye gusura Daniel, aravuga ngo Daniel mugabo ukundwa. Ndavuga Daniel mugabo ukundwa. Rero hari abantu usoma ubuzima bwabo bikantera ishyaka ryiza. Yuko ariko mu ijuru jewe nitwa ndi. Kimurambwira Yesu ariko kukibaga Daniel wabagendereraga, nanjye wazatumye marayika kaza akagira ikintu ambwira nkamenya nuko munyita mu ijuru. Ariko Daniel we marayika yaratubwiye ngo ni umugabo ukundwa mu ijuru. Mariya yitwa uhiriwe. Mujye mumwubaha cyane, ab'Imana yubashye mujye mububaha. Ibintu byo kugira ngo na envelope ngo niki, byo nibyo abantu babaswa. Buriya Mariya umuntu marayika yamanutse akavuga ati imbere y'Imana urahiriwe. Kubera iki? Naje aramubwira ngo niwe watoranijwe kugira ngo ube uzasorezwamo n'isezerano rimaze imyaka. Kuki Imana itabikoze mbere, ntibikore mbere, ntibikore ryari, ikarindira ko uwo mukobwa avuga ngo igihe cyo kuvuka k'uyu mwana ibintu byose bimaze kujya hamwe, reka turebe mu bakobwa bariho uzamubyara umukobwa w'isugi utararyamana n'umugabo. Ariko igiharamagara, uyu mukobwa yari igiharamagara, Imana igihe umugeze nako yamaze kumuha. Marayika araza aramubwira ati rero ngo niwe ugiye gusohoza misiyo. Ati byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramubwira ati exactement ça, ati nibyo nashaka, ati ni nacyo cyatumye tugutoranya nuko utararyamana n'umugabo. Haleluya. Kuko turashaka umukobwa utariyanduje. Nawe sigengana n'abahungu bakambwira ngo bene abakobwa ntibakibaho, ariko inkumi zirimo hano ngo ni mu kibahora. Wambo n'imbere yanjye mwese nyine byararangiye. Hello. Ko mbona munyikarumanye bishobora kuba byararangiye koko.